ibyishimo byanjye wajyana ubwo byari bitangiye. Narebaga Gerard nkumva mbuze icyo mvuga. Nareba Ivi wanjye wa wundi bitaga Yera nkumva ndi kwisetsa. Mbere uko ahamagara mama Cyusa wari wahangayitse. Narebye Gerard akanya amarira twese abanga mu maso. Ni wowe? None se abantu bakuye? Uretse kuvuga byinshi, ndahangaha kugira ngo ngufashe muri byose. Nabaye igicucu cyane, ngenda ngusize mu mazi abira. Mbese nabaye selfish. Niyo mpamvu ngusabye imbabazi. Nkanazisaba nkwereka abana mwari mukeneye. Nubwo ari urugamba rutoshye tugiye kurwana, tugomba kwitegura. Aracyari mwiza disi Gerard, naramuhobeye nanone. Ibibazo ni akayabo. None se uwo munsi sinarekuye Gerard. Nagombaga kumwereka bose abo twamenyanye. Yitwa Gerard, umwe mu bantu batunze amabanga menshi y'umuryango wanjye. Yitwa Igor, niwe witire papa Igor, ni umuhungu we. Nakoze presentation kirahera, ibirori ni byose, ariko Gerard ntatuje kuko azi ko yakurikiwe. Nguko timu yakozwe iri strong. Cyari cyo gihe cyiza cyo kwibwira umukobwa wanjye no kwereka Gerard ko kuba narabyaye ntacyo byatwara urukundo rwacu. Uwo munsi nasezeye ba Igor kare. I had to enjoy with my family. Gusa Gaera we nta kintu yumva, ntazi n'uwandiwe. Ntanazi n'impamvu wamukuye iwabo bakamuzana. Gusa yari yarakunze Cyusa. Turi mu rugo turi batatu. Cyusa ari iwabo, nawe mama we yaramukumbuye. Ivi wanjye ari gukinisha gitari. Nicyo kimuhugije. Ngiye na Gerard turatetse. What a romantic night. Gusangira n'umuzimu wanjye. Niba mubyibuka neza, uyu yapfuye kera, umwaka urenda gushira. Twarikanaga bwa nyuma twihisha abahungu ba Dekira. Ubugira ni ukwakitinga nk'umuzimu. Ni nacyo cyo cyamuhesheje abana. Ni best planner. Gahunda z'igikoni zararangiye. Ivi wanjye muri salo yasinziriye. Yari yagize umunsi uri busy. Numvaga ndaprofita time nkamwibwiye. Nta mwenda n'umwe yazanye. Nari nafashe tumwe mu dukabutura twa Cyusa ndatumwambika. I'm happy ko wanzaniye uyu mwana Gerard. Kuri bonane twarararanye, ariko nabuze umwanya wo kumwereka uwo ndiwe neza. Ya, arahari, ariko biragoye kugira ngo mugumane. Biradusaba ingufu nyinshi cyane. Izatumye agera aha zizatuma nahaguma. Izatumye agera aha urazizi neza se? Tube tunabyihoreye. Mu gihe dutegereje Gaera nako Evi kakanguka ngo dusangire. Reka tube twinjoyinga kubw'igihe kirekire tumaze. Twatangiye ibyacu akanya turatwarwa. I missed you. Nanjye. None se wari waragiye? Ku nshuro ya mbere narenze u Rwanda. Narindi Pretoria. Gusa nahigiye byinshi. Nahahuriye na benshi. Naje gusanga ntacyo tugomba gutinya. Ba abantu nabo ni ukwisararanga gusa. Gusa uyu munsi ndumva atari ngombwa kubivugaho. Tuzabivugaho na Igor, nawe ni party yacu. Ariko se uriya muhungu tumwizere? Mwizere ndetse cyane. Muzi nk'aho ari njye wamwibyariye. Ariko se ko ukomeza kuzana ibindi nk'aho utankumbuye. Gerard yahise yibuka ko dukumburanye. Bwasaga nk'ubwa mbere twisanze mu buzima buri romantike cyane. Twarabwenjoyinze. Ni mu ntebe turi kubangamira Eve. Duhaguruka bucece, Gerard aranterura. Ashaka kunjyana mu cyumba. Kumbe Eve yatubonye kare. Tanti, mwikirirwa mugenda, ibyo ndabimenyeye. Numvise nsebye. Umwana wanjye baramwishe. Niba baramumenyereje ibintu nk'ibyo. Nahise mprofita umwana ngo nganire nawe. Gerard nawe aza kumfasha. Gaye, uyu ni wa mutantine rero nakubwiraga. Wagukunda kurusha uko papa wagukunda. Papa waranyanga ndabizi. Uzi ko ajyanga no kumbwira aho mama ari ngo ntibindebe. None se ubu ubonye mama wabigenza ute? Ntago namukunda. Kuki se yanze ko tubana kuva kera nkiri muto? None se usanga utarabyanze Gaye? Mama si mwiza. Nakomeje kuganira n'umwana wanjye, ariko nkumva ibitekerezo byanjye barabimukuyemo. Icyifuzo kimwe nari mfite ni icyampa tukamarana umwanya wenda
gake gake agenda amenya ko atari njyewe washatse ko tutabana. Yazageraho akanyumva. Ni umwana mwiza utarira, bigaragara ko yakamiritse. Iryo joro nasinziriye neza, bya bindi bita kuba mu maboko mazima. Umunsi ukurikiwe nabyutse nkererewe. Gerard nk'abakabye ndamubura, we yagiye kare. Akareta ku meza kari imbere y'igitanda. Hey baby, wasinziriye byo gupfa. Twanatewe ntiwabimenya. Anyway, wowe na mama Cyusa mwite ku bana. Abagabo twafatiyeho, ntabwo tukiri hafi aho, kandi igihe icyo ari cyo cyose witegure kugaruka i Kigali. Nibyo bizatworohera gusoza ibyo tugomba gusoza. I love you. Nanatanga ubuzima bwanjye ku bwawe. Nidutsinda ibi turimo uzasobanukirwa neza amateka. Mbega Gerard agiye antunguye ngo yajyanye na Igoro. Sinari nzi n'igihe bavuganiye. Mperuka mbaza niba ari uwo kwizerwa gusa. Agiye disi numvaga namuhakana kugira ngo amufatishe, ariko ndi igicucu. Ibihe turi kwirukamo koko ni ibyo gutwita. Nahamagaye mama Cyusa, fone ntiyacamo. Ndongera ndahamagara, biranga. Mfata umwanzuro nsohokana na Eve wanjye. Twatangiye gukundana, tujyana kureba Cyusa. Tugeze ku muryango inzira arangaye, nta muntu n'umwe urimo. Ndakomeza paka no mu cyumba. Hari ahantu hari amaraso muri salo. Ubwoba buranyica. Ikigaragara cyo ari guturuka mu cyumba. Ntera intambwe njya mu cyumba, nacyo cyari gifunguye. Nta muntu n'umwe urimo. None se bacyusa baba hano mu nzu irimo amaraso? Mwana wanjye byihorere. Nahamagaye mama Cyusa. Reka da, mpamagara Igoro wapi? Nta n'umwe ufata fone. Buri uko mbigenza mpamagara Gerard waramfata. Hey baby, ko wa mama Cyusa? Ahubwo ukora uko ushoboye upakinge vuba. Urakenewe i Kigali. Ukora uko ushoboye wihindura ukundi, hamwe n'umwana. Dr aza kugufata na ambulance hafi ya Nyabugogo. Ibindi arabikubwira neza. None se ba mama Cyusa, kora uko nkubwiye. Ubuzima bwabo buri mu mazi abira. Ni wowe wenyine ugomba kubitaho na Dr. Kandi bibaye byiza mbere y'ibihe tugiye gutangira, wabanza kwibwira Gayera. Byaba byiza ukanamubwira neza ko wamwise Eve. Ibya Gayera akabyibagirwa. Bikore vuba kandi check WhatsApp. Hariho details zose ndetse na location urahuraho na Dr. Mana yanjye, urugamba rwo rwari rutangiye. Nasigaye nibaza ibintu byinshi. Ese ababyeyi banjye bari banuki ku buryo ibintu byagera kuri uru rwego? Ese mu by'ukuri kuba mu Rwanda ni ibyacu? Ese ko mfite umwana wanjye ngiye Gerard tukigira muri South Africa, ntitwakubaka tugatuza? Ariko se ko mfite abantu bamfatiye runini mu Rwanda, nabasiga mu mazi abira koko? Miss Eve, Jimmy, undi duherukana yazanye amagift ya Eve, ndetse na Ego n'umuryango, nako ntibyakunda. Nageze mu rugo nicaza umwana wanjye, nangira kumubwira amateka ameze nka story, neza kwa kundi mama yambwiraga mbere y'uko acaho. Eve wanjye, Eve se si wa wundi uririmba? Oya, Eve ni wowe. Wa wundi uririmba ni njyewe. Oya, Eve uririmba ntabwo yambara ibitambaro by'abasilamu. Uramukunda? Ya, ndamukunda. Ariko numvise daddy ambwira ngo yarapfuye. Ntabwo yapfuye, muri kumwe. Kandi Eve niwe mama wawe wabazaga daddy kuva kera. None se uri kuvuga ko ari wowe Eve? Uri kuvuga ko ari wowe mama se? Byansabye kwinyabya mu cyumba, mpita niyundira umuntu wo kuri stage. Ngaruka ndi gusara ndirimbo mu kajipo k'akamini. Wow, umukobwa wanjye disi yahise ambonamo Eve koko. Nkunda ko abana baba bazi byinshi biri gutrendinga. Indirimbo zanjye karazizi. Mfata na gitari ndagacurangira, karishima cyane, kakajya kamfasha. Burya nubwo ari muto nawe afite ukuntu azi gukurikira amanota ya music. Ashobora kuzavamo umuntu ukomeye muri music nawe. Sinkwiyetse ko ari njyewe Eve? Yego ni wowe Eve, ariko ntabwo uri mama. Nabyo ndi hafi kubikwereka. Rero guhera uyu munsi ni wowe ugiye kwitwa Eve,
kugira ngo uzabe umuhanzi mwiza uririmba nkanjye. Umuntu wese uzajya ukubaza uko witwa uzamubwire ko witwa Eva, ndetse yewe na dadi. None se wowe nzajya nkwita ngo iki? Njye ndi mami cyangwa Linda, ibyo uzashobora. Ako kanya koro ya Gerard: uri gutinda mu biki Linda? Uzi ko uri gukinisha ubuzima bwawe n'ubw'umwana wawe? Twasohotse twiruka, sinibutse gukuramo twa twenda nari nambaye, varizi vuba vuba muri butu. Mbibutse ko imodoka ya Gerard atari yayijyanye, yari yarayinsigiye. Ni nayo yagombaga kunjyana ikangeza aho dogiteri yari ari, tukayihasiga tukagenda na ambilanse. Byose byakozwe gutyo. Muri ambilanse dogiteri yambaye imyenda y'abaganga, nangira kugenda mvura akayevi kanjye. Byose kwari ukwihisha abapolisi bari mu muhanda basaka. Mbona ndetse bafite amafoto bereka buri mushoferi. Kumbe ni ifoto yanjye niyo wa mwana wanjye. Kubera ko Evi twe twamukizeho ibomboni bya oxygen, ntibari kumumenya. Nanjye nihinduye umuganga ndetse uri kuvura umwana urembye. Dr. Gerard na Igor bari bahateguye. Twageze kwa dogiteri amahoro batambonye. Nyinjira nkubise amaso mu macyusa, aho aryamye apfutse hose. Naguye mu kantu. Mu kubaza icyo abaye, nungurwa n'igisubizo cya dogiteri: nitwa Joe 12. Duhuye muri episode ya 30, isoza season ya 3. Kora subscribe. Naho ubutaha Imana ibarinde.